Mwiriwe neza nshuti zanjye, uyu munsi tugiye kwiga uburyo bateka ifi. Uburyo bateka ifi, hari ibirungo tugiye kwifashisha dutegura ya fi yacu. Murareba hano hari ifi, hano hari seleri, hari puwaro ariyo spring onion, hari pavuro, hari ibitunguru, hari lemoni cyangwa indimu, hakaza pavuro, hakaza tungurusumu, hakaza grama masala, hakaza black pepper. Murabona ya fi yacu tumaze kwicisha mu mavuta, tugiye gutangira gukora ibirungo byo kuyiteka. Murabona za fi zacu zirahiye, murabona ukuntu zisa, ziraryoshye, ndabibatuye, mbega ziraryoshye n'uyegereye ku jisho kabisa, imeze neza. Muzayitekere famiye yanyu, wumva uko wateka ifi iryoshye wayitekeye umuryango wawe. Naho ubutaha umuntu ureba aka video akore subscribe na share ku yandi magroupe, murebe processes z'uko umuntu ategura ifi. Murakoze, naho ubutaha. Ciao ciao.